Ikaze kuri Gilbert Media Tower. Uyu munsi dufite ingingo y'amatsiko tugiye kuganiraho. Hari ikibazo abantu benshi bakunda kwibaza, ikibazo kijyanye n'urumuri tubona cyangwa se amabara agiye atandukanye tugenda tubona mu buzima busanzwe. Hari tubona amabara atandukanye: ubururu, umutuku, indigo, violet cyangwa se violet, orange, umuhondo n'andi mabara atandukanye. Muri iri somo ry'uyu munsi buri wese wibaza iki kibazo aragerageza kugenda agisubizwa bitewe n'ubusobanuro cyangwa se n'ubumenyi tugiye kunguka muri aka kanya. Impamvu twahisemo kuganira kuri iyi nsanganyamatsiko y'inkomoko y'amabara, ni ibibazo benshi bagenda bibaza: ese mu kirere igihe tubona umukororombya bimeze bite? Mbere na mbere dutangire tureba haba amabara angahe mu buzima bwacu bwa buri munsi mu buzima busanzwe. Iyo tuvuze the visible light spectrum, ibi bishatse kuvuga urukurikirane rw'amabara atandukanye bitewe n'imbaraga amabara afite, kuko ntabwo amabara yose anganya imbaraga. Twitegereje kuri aka gashushanyo tubona hano imbere, ubundi tugira amabara arindwi. There is 7 colors from violet, indigo, blue, green, yellow, orange and red. Nukuvuga ngo dufite amabara arindwi. Uko amabara ari arindwi atandukaniye ku mbaraga agiye afite. Ibara rigira imbaraga nyinshi cyane gusumbya irindi niryo twita violet cyangwa se violet, tugakomeza indigo, blue, green, yellow, orange cyangwa se orange, tugasoreza kuri red. Mu mabara agaragara tubona n'amaso, irifite imbaraga nto niryo twita ibara ritukura. Ibara rya violet cyangwa se rya violet niryo bara mu mabara agaragara tubonesha amaso rifite imbaraga nyinshi. Ese ubusanzwe iyo tuvuze color cyangwa se ibara, couleur, when we say color of an object is the wavelength of light that it reflects. Iyo tuvuze amabara cyangwa se ibara, ni wavelength. Iyo tuvuze wavelength means what? Wavelength ni intera cyangwa se uburebure bwa wave mu kinyarwanda ngenekereje twayita umuraba. Ni uburebure bw'umuraba. Murabona nka red, murabona ko ntabwo igiye yegeranye mu byo kigendamo, bivuze ko ifite uburebure bunini kugira ngo ikora uburebure bwinshi cyangwa se bunini kugira ngo yuzuze cercle cyangwa se uruziga, mu gihe violet yo ikora uburebure butoya kugira ngo yuzuze uruziga. Bivuze iki? Bivuze ko uko ibara rigira wavelength cyangwa se uburebure bunini kugira ngo yuzuze uruziga, ari nako igira imbaraga ntoya. Murabona nka violet ikora cyangwa se ifite uburebure buto, bivuze ko ifite imbaraga nyinshi cyane ugereranyije n'ibara ritukura. Uko aya mabara agenda azamuka duhereye kuri violet, indigo, blue, green, ni ukuvuga ngo imbaraga zayo zigira gute? Ziragabanuka bitewe n'uko uburebure agenda akora aya mabara uhereye kuri violet tugera kuri red ugenda bwiyongera, cyangwa se uko tuva kuri red tugera kuri violet uburebure ugenda bugabanuka. Bivuze ko imbaraga z'aya mabara zigira gute? Zigenda ziyongera. Ese ibara ni iki? Color, what is color? Color of an object is the wavelength of light that it reflects. Ni ukuvuga ngo ni uburebure. Iyo tubona amabara, iyo urumuri rukubise cyangwa se rugeze ku kintu runaka, rushobora kugusubirayo cyangwa se rukabura. Bivuze iki? Bivuze ko iyo urumuri rugeze ku kintu hari urundi rumuri rusubirayo. Bitewe n'ikintu rwahuye nacyo, rushobora gusubizayo urumuri rufite uburebure buto, uburebure bunini, ariyo mpamvu duhura n'aya mabara. Ni ukuvuga ngo aya mabara agira wavelength zigiye zitandukanye. Turebye nko kuri aka gatamburo tubona hano imbere, murabona ko nka red cyangwa se ibara ry'umutuku rigira wavelength iri hagati ya 625 kugeza kuri 740. Iyo urumuri rwahuye n'ikintu runaka hagasubirayo cyangwa se hakaba reflected urumuri rufite iriya wavelength, tubona ibara ritukura. N'andi mabara yose bitewe na wavelength yabaye reflected cyangwa se yasubiyeyo, nibwo tubona aya mabara agize gute? Agiye atandukanye. Iyo dufashe ikintu twita prism ni igikoresho cyifashishwa mu gutandukanya amabara. Ibara rituruka mu kirere turyita light.
Light bivuze iki? Ni urumuri ruturuka ku izuba rufite cyangwa se ruhuriweho n'amabara yose atandukanye. Mbona rero no kugira icyo mvuga kuri ibi, ubundi nta bara ry'umukara cyangwa se ibara ry'umweru ribaho. Ikibaho ni iki? Tugira ikintu cy'umukara cyangwa se ikintu cy'umweru, black object or black body and white body. Iyo tuvuze white body, ni cya kintu gishobora kwakira urumuri ntagire urumuri na rukeya rugira gute rusubira inyuma. Twavuga white light ni urumuri cyangwa se white object, white body ni ikintu cyakira urumuri ko cyarwakiriye rukabasha kugira gute gusubirayo. White body, it is a body which is able to reflect all incident radiations that hit on that body. Ngiryo itandukaniro rya black body na white body. Black body ni ya body ishobora kwakira urumuri ntagende na rumwe rusubira inyuma cyangwa se rwose karumira, amagambo y'ikinyarwanda tugereranyije cyangwa se tugenekereje. Mu gihe white body ni cya kintu cyakira urumuri ko cyarwakiriye rukagira gute rukabasha gusubirayo. Ari nayo mpamvu abantu bambara imyenda y'imikara bakunda gushyuha cyane ugereranyije n'abantu bambara imyenda y'umweru. Uwambaye imyenda y'umweru igihe cy'imbeho kije ahita akonje bitewe n'uko urumuri rwose amabara cyangwa se ikintu cy'umweru urumuri cyakiriye rwose rugira gute rwisubirirayo. Noneho wambara umwenda w'umweru ukabasha gukonja vuba ugereranyije n'umuntu wambaye ikintu cyangwa se gifite ikintu gisa umukara. Dukunda gukoresha amabara y'umukara ariko usanga nta bara ry'umukara ribaho. Tugira ikintu cy'umukara black body cyangwa se ikintu cy'umweru white body, naho ubundi umweru cyangwa se umukara ntabwo ari amabara. Where do color comes from? Color is associated specifically with electromagnetic radiation of certain range of wavelength visible to human eye. Ari tubonesha amaso, hari urumuri rugaragara n'urutagaragara. Tugira urumuri rutagaragara iyo tugiye kwa muganga guca mu byuma, hari urumuri ruba tutabonesha amaso nabwo tuzagira umwanya wo kuruganiraho cyangwa se kuruvugaho. Muri make uyu munsi ikintu tuganiriyeho tubasha kureba ku nkomoko y'amabara n'ahaturuka. Urumuri cyangwa se amabara ahantu aturuka biterwa n'imbaraga z'urumuri zabashije gusubirayo uko zingana, ari nayo mpamvu haza urumuri rugiye rugize gute rutandukanye. So in few, the visible spectrum have seen that it is a spectrum of light that is observed according to the colors. So color, it is of an object, is the wavelength of light that it reflects. Wave light, there is a visible light spectrum from violet to red according to the decreasing of energy. It is from red to violet. White light can be separated by using what we call a prism. This prism is able to separate all colors from white light. So these are the wavelength and frequency. The wavelength increases when the wavelength increases means that the energy can decrease. When the wavelength is too small, the energy also can increase. So the wavelength is inversely proportional to the energy of such kind of wave. Ubutaha rero tuzabasha kureba ku rumuri rugaragara n'urutagaragara. Murakoze cyane. Thank you for watching. Tuzahura ubutaha. Mugire ibihe byiza.